Bana b'Imana ni muhumure. Tugeze kwa gatanu tariki 16 Ukwakira 2020. Isomo rya mbere ryo mu Europa Mutagatifu yandikiye Abanyefezi umutwe wa mbere umurongo wa 11 kugeza kwa 14. Bavandimwe, Kristo niyo kandi twatorewemo kugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'ugenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristo tubonereho gusingiza ikuzo ryayo. Namwe rero aho mumariye kumvira ijambo ry'ukuri ariyo nkuru nziza yo gukizwa kwanyu mukaryemera, niyo mukesha kwa mwarashyizeho ikimenyetso cya Roho Mutagatifu wasezeranywe, ari nawe musogongero w'umugabane twagenewe ubanziriza icungurwa ry'umuryango Imana yironkeye ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 33. Imana yadusakajeho imigisha kugira ngo ihore isingirizwa ikuzo ryayo. Ivanjili yanditswe na Luka umutwe wa 12 umurongo wa 1 kugeza kwa 7. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu uko yanditswe na Luka. Muri icyo gihe abantu bageze ku bihumbi n'ibihumbi barakorana ndetse barabyigana. Yesu abanza kubwira abigishwa bati, mwirinde umusemburo w'abafarizayi, ashaka kuvuga uburyarya bwabo. Arongera ati, nta kintu gihishe kitazagaragara, nta n'igihishiriyo kitazamenyekana, kuko ibyo mwavugiye mu mwijima bizumvikana ku mugaragaro, nibyo mwavugiye ahihereye mwongorera bizatangarizwa hirengeye. Mwe nshuti zanjye reka mbabwire, ntimugatinya abica umubiri, nyuma ntibagire ikindi bashobora kubatwara. Ahubwo reka mbabwire uwo mukwiye gutinya. Mutinye umara kwica, agashobora no kubaroha mu nyenga y'umuriro. Koko ndabibabwiye, uwo nguwo muzajya mumutinya. Mbese ibishwi 5 ntibigura uduceri 2. Nyamara nta na kimwe muri by'Imana yibagirwa. Mwebweho ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero, murushira agaciro ibishwi byinshi. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bana b'Imana Mwitinya. Amasomo y'uyu munsi ari mu ihumure Imana tugeneye mu ngingo igira iti, Mwitinya turinzwe n'Imana. Hari amazina menshi twitwa cyangwa twita abandi agaragaza ko tugengwa n'Imana. Niyo gisubizo, niyo buhungiro, niyo mukiza, niyo ngira, niyo mugenga, niyo ibizi, byiringiro, niyo nzima, niyo nzira, mizero, kwizera, nizeye Imana, ufite Imana, ngizwe nayo, nandi menshi atwibutsa ko turi mu biganza by'Imana ntacyo twaba. Ubu bwishingizi dufite mu Mana niwo Paulo Mutagatifu yibukije Abanyefezi abahumuriza ati, Kristo niwe kandi twatorewemo tugenwa mbere y'igihe ku buryo buhuye n'umugambi w'ugenga byose, kugira ngo twebwe abashyize amizero muri Kristo tubonereho gusingiza ikuzo rye. Amen. Niwo mugenga wanjye Yezu wandindiye ubuzima, nzagusingiza. Yezu mu Ivanjili ukikijwe n'imbaga nyamwinshi araha amabwiriza abigishwa be, akabasaba kwirinda uburyarya kugira ngo bazabashe guhangana n'ibitotezo bibategereje. Arabahumuriza akabakomeza ngo ntibagire ubwoba, kuko abazi kuva ku rwara rw'ino kugera ku musatsi. Mbese umubiri wawe wose, ubuzima bwawe bwose, n'ibibazo byawe byose Yezu arabizi. None niki kiguhangayikishije? Mbere y'ibibazo, mbere y'abadutoteza, mbere y'abatugirira nabi, Yezu aradusaba gutinya Imana yonyine, kuko niyo idutora ikadutuma ikaturinda. Yagize ati, mwebweho ndetse n'imisatsi yo ku mutwe wanyu yose irabaze. Ntimugatinye rero murushira agaciro ibishwe byinshi. Urakoze Yezu kuduhumuriza. Natwe muri ubu buzima bubamwe imivumba, intambara za buri munsi, imihengeri, imiyaga, ibibazo, ibishuko n'ibigusha by'ingeri zose, kubitambukamo neza ni ukugororokera Nyagasani mukuri, twirinda umusemburo w'abafarizayi, tukirinda uburyarya, tukaba abanyakuri, indahemuka. Ibindi Imana iratuzi, izabyikorera, yewe ndetse iratumenya kurenza uko twiyizi. Ntimugatinye rero, turinzwe n'Imana. Nous sommes maîtrisés par Dieu. Imana niyo idufite mu biganza byayo. Ese nkanjye w'umukristo ufite ikimenyetso cy'Imana kizasibangana nahawe muri batisimu, nkomeza kumvira amabwiriza yayo kugira ngo abari yikomeza kunyobora mu nzira y'ubukristo, inzira y'ukwemera ndimo. Umunsi umwe umubyeyi yakundaga cyane umwana we ku buryo yamuherekezaga aho agiye hose, cyane cyane ubwo buri gitondo yagombaga kumugeza ku ishuri. Umwana atangiye kuba mukuru gato, bihuzwa nuko umubyeyi atabonetse uwo munsi ngo amushyitse ku ishuri. Nuko umubyeyi amaze kumutegura neza, amuteguriye impamba, aramubwira ati, mwana wanjye ngiye gusigara ngutegura ifunguza gufata nuva ku ishuri. Nuko rero agenda ku ishuri akiriza nimero za telefone, ikibazo cyose wagira mu nzira uzahamagare polisi izi gutabare.
wa mwana amaze kwakira za nimero ajya ku ishuri. Ageze mu nzira ari kugenda akabuye kamujya mu rukweto ntiyongera gushingura uko bikwiye. Nuko afata za nimero hamagara polisi. Polisi na pandagari zayahoreye nguje gutabara byakomeye byacitse. Igeze kuri wa mwana baramubaza bati wabaye iki se wa mwana we? Umwana ati iwacu bambwiye ko ningira ikibazo mu nzira nzahamagara polisi. None dore akabuye kangiye mu rukweto kambuje kugenda. Abapolisi bahita bamukura kakabuye mu rukweto nuko amushyira mu modoka yabo bamugeza ku ishuri ariga. Muvyeyi, abana bawe wabahaye nimero bazajya bahamagara nibagira ikibazo mu nzira? Abantu mubana nk'umuyobozi wabo hari nimero batabaza waberetse? Mukristo ugira nimero zo mu ijuru? Wabahute niba nta nimero z'Imana utunze? Reba muri telefone yawe wasanga huzuyemo nimero z'indaya, aho muhemukana, aho mufatanya mu byaha, abategetsi bakomeye bo kuri iyi si, abantu b'ingeri nyinshi utaburira umwanya, babandi bagutwara umwanya wose kandi bakazana kugambanira mu minsi ya vuba, ariko ugakomeza kubisiritaho, nyamara nta mwanya Imana igira muri telefone yawe. None se wowe iyo ugize ikibazo ninde ugufasha kugikemura? Wakira gute abantu Imana ikohereza ngo bagufashe? Ibi biratwibutsa Imana iturinda ku rugendo rwa buri munsi, igatogobarira abapolisi bakaducungira umutekano, baba marayika bayikoresha bakaduhandura amahwa, imitego ya sekibi, amabuye ari mu nkweto, ubundi bakaduheka mu mugongo mpaka tugeze ku Mana, make ibibazo byacu byose bibonye ibisubizo kubera Imana. Muvyeyi, ufite nimero y'Imana? Ni koko ufite nimero y'Imana nta kibazo yagira ku rugendo. Communication avec Dieu, gushyikirana n'Imana. Nuko rero abakristo twese turi mu rugendo, nimero z'Imana ni isengesho tugomba guhoza muri fone zacu. Umutima wacu ntukabure mu isengesho, ntukabure mu Imana. Umushyikirano mwiza hagati yacu n'Imana ni isengesho ryiza rijyana n'ibikorwa byiza. Mukristo udasenga ubikuye ku mutima, wabahute, wagera ute ku ishuri, wagera ute ku Mana? Fata umwanya usenge, ugenera Imana igihe gikwiye cyo kuyihamagara muganire, kuko niyo ikubeshejeho buri munsi, niyo ikurinze, niyo igutunze, buri munsi niyo ikugize. Nimuhumure, ntacyo twaba turi kumwe n'Imana, turinzwe n'Imana. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.